nubwo njya ku kazi nyumva ntabwo nabura kubitanga igitekerezo. Yego. Ubwo Stella natwemera kugira ikintu avuga ndamuvugisha. Nta kibazo tuwe twikomeje. Reka dukomeze ducunge nimero yiwe nicamo turaza kumuvugisha. Okay. Urabona ikirangantego cya RDF. Yego. Kibamo intare. Kikabamo za misile. Urumva? Yego. Kikabamo n'igikoko kimeze n'ikinyoni kimeze nk'akagoma. Akazumva nta makaraza. Ntekereza ko strictly y'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'u Rwanda tutagiye no mu ngabo. Yego. Buriya Sandrine uzabona igitifa gukorera ubukebe ariko si leta bamutumye. Yego. Ubone mu mudugudu afite ukuntu areka abantu butuyoga tudukorana ntago ari leta yamutumye. Inkebebe ziba ahantu hose. None izo nkebebe ziri no muri ministeri y'ingabo. Yego. Urumva? Urambwira ute se ukuntu wowe uri umunyamakuru w'umustar abantu 20 n'abanyamakuru gusa. Yego. Ubwawe rega nabari abasirikare babiri ofisiye bavuze nabo hari language batumva. Nta peti itaragera amabuso no mu rukiko. Yego. Ba general twarababonye, senior officers twarababonye, junior officers turababona. Urumva? Yego. Abasirikare b'ingeri zose mu byubahiro bitandukanye. Wowe rero urumva Gafifi Marishari uraje gushipota imari y'ingabo. Baragukanyaga se uramenya n'iki gukanyaza cyari cyo? Hari ikintu ariko nasobanukiwe ntacyo reka ndisome nimajya ndakubwira ngo ubuyobozi bwa RDF buramenyesha ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera ofisiye babiri ba RDF hamwe n'abasivile 20 bakaba bakurikiranwe ku byaha bakekwaho bakoranye nabo ba ofisiye, sibyo? Aba bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho bikurikira. Rimwe, ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe. Ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Haraho nibajije nti ese aba bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare n'abasivile bajya uko nzi ko muri hari abasirikare bafungirwa abasirikare ariko ntekereza ko biterwa n'ibyaha. Iyo hariho complicité cyangwa se ubufatanyacyaha abasirikare baragutwara bakagufunga umusivile agafungwa n'abasirikare. Ibyo nahoze nibaza nijoro niba n'icyaha gikozwe n'umusivile n'umusirikare bamujyana amageragere kuko nawe abari 10 uwo musivile. Aya hari zigereza za gisirikare. Oya reka turebe. Ese nizbyo nabonaga rero abasuye barya hagira ngo n'abafunzwe. Ubwo se nujya kwanyirangara magerageza avanga abagororwa babarya biswe. Kereka babikeneye nyine bafite amafaranga. Nese bafite amafaranga ni wabituma. Ndavuga ntabwo nzi ko biri ku ifunguro ryabo ariko ntabwo bavuga ngo barya brochette. Ako Sandrine no kuza intare mu mujyi. Umushikake ku mufungo. Nabonye byose bihabanyinshi nawe ubushoko bibonye bagaruka kuwitwa Rugaju Rigani Rikari bakunda kwita umutasinda Jangwani uhagarariye abafana ba Peri. Mbese bahise bawuza case ntago tubizi na RDF. Ara yashaka kubihuza n'aba bantu. Nabo barimo muri 20 uko biri kose. Urumva ntawe nashinja kari mu basivile ntabuze n'abasivile bakora akazi bambaye abasirikare bakora bambaye igisivile muri abo bose uvuze nabo batatu ntabwo nigaruye ariko ngo nisubireho ntakubeshye bitabaye kuvuga ngo ntabwo twavuga byinshi ku rukiko rutararangira kuko no kuvugira mu nkiko ntago ari byiza ariko bitabaye ibyo ngibyo ntakubeshye Sandrine umunyamakuru ukora muri entertainment agakora muri siporo utagira makanake nk'izo bari abanyamakuru bakoze nabafata barigane babahagarika hariya uwo munyamakuru azabatera ibuye turebe. Umunyamakuru ukora siporo udafite igitekerezo cyo kuba yajya kureba Imbarate Stadium waba umeze gute ubwonko bwawe ntabwo uri muzima ufite ikibazo. Iyi nkunda yisubiramo cameraman yumva wowe ukoze amanyanga uri umusirikare. Yego. Bavuze ati ambara neza nk'ugiye ku rugamba kuva kuri bote hariho na bote z'izuba wenda utambaye butine ubujya zakorohereza. Shyiramo funga neza funga umukandara mu nda funga mwiriregeza ingofero yawe cyangwa oya mwiriregeza kubuza kureba mu zuba shyiramo bere izi ngofero z'amabereti ziba zikoze mu kintu kimeze nk'ipamba urumva ziza umuzenguruko nyine bahengeka gutya. Yego. Okay. Shyiraho umwe mbega ambara nk'umuntu mbega ugiye mu mvura kuri patrouille mu mvura ubundi ugenda urya murebe hejuru umunsi wose. Sha cyangwa ari ikibazo gikomeye nawe guteye ubwoba fata nk'iri zuba turiho
ntawe ugukozeho kirakomeye jya hariya kuri smartel ya ku kiwanja urumva hari uwagwana atagukoze ariko bikaba bikomeza kugukoraho ubundi wiganirire n'Imana hari abantu bitwaga barapi nyine babaga baguhagurukiye urumva arapi ni regiment police mu banza bakibaho bakagucunga sasa rero bari abasivile nabo nabambika ikoti nkabarebesha mu zuba iminsi 2 ko bamanikisha amaguru hejuru oya amaguru wapi ko kwambika ikoti ibintu bishyushye nk'ibyo mu birunga ku zuba jahari ariko ntuhave. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. nuko ntabwo dukoresponda urumva ariko ibindi mwazana bibaza abandi bayobozi Australia ndagangira nimero ye kandi ubwo kumubaza ibintu yatangaje nabyo bari ikibazo ariko ntawe yimumwima hari urumva wabumbaza nawe namubona namubaza icyo bitekerezaho cyangwa se uko yagize yenge kwigira ku kindi kibazo nifitiye kugira tukiganireho. Nabonye rero itangazo RDF yageneye abanyamakuru ariko ntako mbizi nshuha ko nge nta skills mbifiteho kandi koko ni nako kuri nagiye nkibaza kuki ritangaza abantu benshi barihuje n'ibyo mu rubuga rw'imikino wowe ubibamo cyane wowe bibamo cyane wirwana nabo nuko munirwana nabo nkanakorera na radio ya siporo kandi niyo mpamvu mvuze ngo ibamo wirirwana nabo kandi njya ku kazi nyumva urumva yego hanyuma rero nubwo njya ku kazi nyumva ntabwo nabura kubitanga igitekerezo yego ubwo Stella natwemera ku kintu avuga ndamuvugisha nta kibazo twe twikomeje reka tukomeze ducunge nimero yiwe nicamo turaza kumuvugisha. Okay, urabona ikirangantego cya RDF yego kibamo intare kikabamo za misile urumva yego kikabamo n'igikoko kimeze n'ikinyoni kimeze nk'akagoma Australia ndabona atiyitaba urumva reka nkubwire buriya hari ibintu bidakinishwa icyambere cyo umwe mu banyamakuru bagenzi banjye n'umusesenguzi Robert Mugabe niwe nigeze kumva byigisha abantu avuga ati umuturage mwiza akwiye kuba azi language igihugu cye gikoresha mu ngeri nyinshi kandi akazumva nta makaraza. Ntekereza ko strictly y'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'u Rwanda tutagiye no mu ngabo buriya Sandrine uzabona igitifa gukorera ubukebebe ariko leta yabumutumye ubone mu mudugudu afite ukuntu areka abantu butuyoga tudukorana ntago ari leta yamutumye inkebebe z'abantu hose none izo nkebebe ziri no muri ministeri y'ingabo urumva urambwira ute se ukuntu wowe uri umunyamakuru w'umustar abantu 20 n'abanyamakuru gusa ubwawe rega nabari abasirikare babiri ofisiye bavuze nabo hari language batumva sibyo yuko igihugu kiri zero tolerance ku bintu bijyanye n'amanyanga noneho waza ukareba iyo ntare mu jisho ukabona ko warikora amasa iby'ingabo n'iby'ingabo z'igihugu n'iby'igihugu ariko mu ngabo ntago wazamo potopoto ujye utinya impamvu abasirikare bakoresha imbunda nk'umuntu wa mu bifaru bya Burende akaba atarakandagira mugenzi we kikaba kitaramuturikana akaba ashinzwe amura z'imbunda zibikwamo bitwaro akaba nta kimwe cyari cyaturika nkabyo muri Central Africa bamwe muri Congo Brazzaville yize guturika akaba bagendana imbunda ku mapaturo tubabona nta urarasundi cyangwa isasire mucika sibyo ukajya ku Karasisi ukabona abantu baraje bashushanyije imyaka 30 cyangwa 31 u Rwanda rumaze rwibohoye mu minota 5 bakongera bagasubira mu ntuza biriya byose ntago babyita kwiyereka gusa nuko kwereka jinsi
uburyo abantu bari organized. yego Nushaka kubakinisha rero sibyo ushatse wajya gukina mu gikari wawe urumva ukajya kuri playground zirahari ariko nta gukina mu bintu by'ingabo. Ingabo ziri professional ingabo z'u Rwanda don't touch ku bintu by'izo ngabo. yego Nicyo je navuga ariko n'ibigihugu bisanzwe. So wowe urabona intari imbere yawe ugiye gukinisha ibintu byayo kubera kuba muri entertainment ugiye gukinisha ibintu by'abasirikare. Abasirikare ntibakina nkuko babana n'umuriro ntubatwike urumva yego nuko baruruganize. Ugomba gutinya organization yabo uhereye kuri parade ukareba uko bahagarara ku mihanda bari mu patrol ukareba discipline yabo ukareba intsinzi ndetse n'imyato n'ibigwi by'abasirikare uba ukwiye gutinya. Uzi ikintu ubugamije ikintu ubugamije ntabwo ureba ku myiyereko gusa ureba n'abantu baba bafunze sibyo ugiye mu nkiko za gisirikare nta peti itaragera amabuso no mu rukiko yego ba general twarababonye senior officers twarababonye junior officers turababona urumva yego abasirikare b'ingeri zose mu byubahiro bitandukanye. Wowe rero urumva Yego. Gafifi marishari uraje gushipota imari y'ingabo baragukanyaga se uramenya n'iki gukanyaza icyo ari cyo. hari ikintu ariko nasobanukiwe ntacyo reka ndisome nimajya ndakubwira ngo ubuyobozi bwa RDF buramenyesha ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera ofisiye babiri ba RDF hamwe n'abasivile 20 bakaba bakurikiranwe ku byaha bakekwaho bakoranye nabo ba ofisiye sibyo. Aba bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho bikurikira: rimwe ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Hari aho nibajije nti ese aba bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare n'abasivile bajya uko nzi ko muri hari abasirikare bafungirwa abasirikare ariko ntekereza ko biterwa n'ibyaha. Iyo hariho complicité cyangwa se ubufatanyacyaha abasirikare baragutwara bakagufunga umusivile agafungwa n'abasirikare. Ibyo nahoze nibaza nijoro niba n'icyaha gikozwe n'umusivile n'umusirikare bamujyana amageragere kuko nawe aba ari ishumi uwo musivile. Hari gereza za gisirikare. Oya reka turebe abasirikare b'ofisiye bakoranye ibyaha n'abasivile 20. Abasivile bisanga mu magereza ya gisirikare. None tuvuge iyo ibyaha biba byakozwe n'umusivile nawe afite amashumi 20 y'abasirikare bari kuyatwara muri gereza ya gisivile y'amageragere. Icyo ntabwo ndakibonera igisubizo ariko hazagira umuntu ukinsubiza mu byo bw'amategeko. Ariko icyambere cyo kirasobanutse. Uri muri connivence y'ibyaha n'umusirikare baragutwara nyine muri gereza za gisirikare. Gusa ikintu gitangaje nahoze mbwira abantu ntabwo ndafungwa sinzanafungwa simbyifuje nuko ntekereza ko management y'izo gereza iri kuri standard iri hejuru y'abasivile byanze bikunze. Ntabwo bisobanuye ko mu yandi magambo ushobora kuba ufungiwe ahantu habi. Hashobora kuba hano babisobanuye mu itangazo impamvu zabyo ariko ufungiwe mu maboko ya gereza yego ariko meza atakurenganya atavogerwa n'uwari wese ngaze kwinjirira abantu tuvugishwe turi ku isi. Uko wavogera mu gisivile fungurira umuntu ndekurira umuntu cyangwa ndenganyiriza akana kabirashoboka mu isi ntago mu gisirikare uzahinjira. Icyo uzabona mu gisirikare ni ubutabera bukwiye bwawe uzaba ufite kuko navo kuzamubona. Nabonye habana brochette n'izabasuye abafunze ntago ari z'abasirikare. Utavuga ngo abagororwa bo mu gisirikare ngo barya brochette bazi kuyiheza. Nibyo basuye banuze ngira ngo haba kantine kara ku military ya kantine yo hafi na Kotagade. Kiriya kigo ndakizi nakibayemo ndi umwana cyose. Ese nizbyo nabonaga rero abasuye barya nkagira ngo n'abafunzwe. Ubwo se nujya kwanyirangara mu magerageza uzavanga abagororwa barya biswe. Kereka babikeneye nyine bafite amafaranga. Nese bafite amafaranga ntiwabituma. Ndavuga ntabwo nzi ko biri ku ifunguro ryabo ariko ntabwo bavuga ngo barya brochette. Ako Sandrine no kuza intare mu mujyi umushikake ku mufungo. Nabonye byose bihabanye. Abasivile muri abana beza uzi ko numva wagushinga amagereza y'abasirikare niba wikundira n'abasirikare wajya wa brochette. Nibagende bababaza ibyo bagize ibyo bashinjwa kandi baracyakekwaho ntabwo barahamwa na biriya n'ikimenyimenyi wenda muri 20 giye uko mbyizera wera tuzatangira kubona bamwe bagenda basohoka uko bagenda bagira mu bushinjacyaha bagera. Yego icyo gihe nibwira ko harebwa ibimenyetso kandi ntaga abasirikare ari ahantu bajya kuburanira ngo bakubwire imyaka 30 ngo iminsi 30 yisubiramo buri munsi. Barasa bafite imanza zabarenze nabora. Ariya nabonye babiriseriye. Impamvu biriseriye ntago bakwirirwa bagucunda yikoba nk'ibyo mbona mu manza za gisivile. Nicyo nakubwiraga ngo
gukurikiranwa n'inzego za gisirikare kubera ordre na dressing baba bafite wabyungukiramo kurusha umuntu uri ahandi kuko nubwo bucucike wenda wabutekerezaho ukavuga uti ubu uri mu nkiko zisanzwe si bwo mu za gisirikare urumva nabyo byakumvikana kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuba batanganya akazi kenshi nubwo baba banganya akazi kamwe ariko hamwe abasivile ni benshi kurusha abasirikare masha nabonye ariko benshi nawe ubushoko babibonye bagaruka kubitwa Rugaju Rigani Rikari bakunda kwita Umutasi na Jangwani uhagarariye abafana ba Peri mbese bahise bahuza case ntago tubizi ni RDF ara yashaka kubihuza n'aba bantu nabo barimo muri 20 uko biri kose urumva ntawe nashinja kari mu basivile ntabuze n'abasivile bakora akazi bambaye babasirikare bakora bambaye igisivile muri abo bose uvuze nabo batatu ntawe najya kwemeza n'umusivile cyangwa n'umusirikare kuko ntago igisirikare gihamya n'impuzankano ubwo we n'iki ko bari muri 20 wenda ntabuzemo wigeje rikorera hanze icyo genda bize se wabimbwira so none se ubu wamfata ukamwe ngo uramboneje nk'umusivile cyangwa n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo kuko ndi umunyamakuru sinzi ibyo byimere tureke tubireke twabonyemo abasivile 20 nabo basirikare babiri bavuzwe yego ya reka rero abo bavugwa nuko ari abastare bazwi amazina yabo araremereye ariko icyo navuze nuko bashobora kuba mu bijyanye no kumenya language igihugu cyacu kivuga muri management y'amafaranga bari illettré bameze nk'abatazi gusoma ikarita wakinira muri za AS Kinigi ariko ntabwo wajya gukinira mu makipe y'ingabo buriya n'abantu bakina muri APR bashaka kukuganiriza ko discipline urumva discipline yabo basabwa discipline kurusha amashoti yego ibyo ugomba kuvuga ibyo ugomba kugenda igisirikare ntago ari igisivile igisirikare uzareba abasirikare ku ntara bahatari bagira amavuriro yabo bagucurikanye mu nkiko zabo urumva bagira aho bashyingura abantu babo bagira uko bakora ubukwe kuba bihisemo kwabo unyura mu nkota urumva kuba bifitiye iyo ntuze kandi bagira byinshi byabo ibigo byabo none abasirikare kurene n'abahatari mu mibare y'abantu bagwa ku rugamba isi itangaza ntago abasirikare babashyiramo baba bameze nk'aho bemeye kujya gupfa no gukira ushobora kuvuga uti mu ntambara haguyemo abantu 5,000,000 y'ibunaka ariko abasirikare 100,000 baguyemo ntago nyine ni 5,000,000 yego bo urabareka abantu nk'abo ngabo bagira status yihariye bagira ukuntu bakora no ko bagenda ujya gufinata mu bintu byabo gute ikibazo gusa nanone ntabwo nigaruye ariko ngo nisubireho ntakubeshye bitabaye kuvuga ngo ntabwo twavuga byinshi ku rukiko rutararangira kuko no kuvugira mu nkiko ntago ari byiza ariko bitabaye ibyo ngibyo ntakubeshye Sandrine umunyamakuru ukora muri entertainment agakora muri siporo utagira makanaki nk'izo bari abanyamakuru bakoze nabafata barigane babahagarika hariya uwo munyamakuru azabatera ibuye turebe umunyamakuru ukora siporo udafite igitekerezo cyo kuba yajya kureba Imbarate Stadium waba umeze gute se ubwonko bwawe ntabwo uri muzima ufite ikibazo kandi inzira zo kuhagera zimwe mu buzo ubona zishoboka iyo bresha wayicamo ukagira Manchester kureba Manchester for instance ndimo gutanga abantu bose na kariyeri yabo je nabwiye abantu ejo kuri televiziyo ndababwira ngo giye ko mba muri politique muri defense n'ibindi byose iyo mbonye nko mu Rwanda ari tsinda ryagiye gusura ingabo ibunaka urumva nkaba nasigara icyo gihe ndavuga nti kuki ntagiye ngo nje kwiyibutsa ndebe operation nanjye umbwiye ngo yishyurire nyura muri aya macenga tukukubite ku karisti tayarubwo nabana yaguhaye hakiri kare ntiriwe ndeba ku bindi ukambwira ngo hari amatora ya Putin na Medvedev ukambwira ngo Tshisekedi agiye guhangana na Kabila muri aya matora Kinshasa ukansiga bambu ukambwira uti tugushyire ku karisti urumva no guta muri komisiyo y'amatora nabana yatanze amafaranga kare ibindi tukazaca imana rero nta woburije inkiko ariko context y'abantu bo muri entertainment as well as abantu muri siporo muri case nkiriye ni nko gukubitira ifi kuba mu mazi kandi ari iwabo mbigusubiriremo ni nko kuba wakubitira ifi kuba mu mazi uyihatira kuba ku musenyi hari context ziba zumvikana inkiko zose tujya tubona bakoresha n'amajurisprudence mu guca imanza bafatira ku ngero z'ibyabaye kuri case runaka cyangwa cyangwa iriye uri umunyamategeko sha wayakwebye nawe uyu ni umuroya oya ntago nakwebye uzabijyamo amaherezo amaherezo uzabikora egeye ibyo nize
nkabihugukirwa nkabikora n'imyaka myinshi mbivuyemo umuntu uzabona aje kumusaba akazi ko kuvura azakanyime umva yewe nawe umenya isi mwerekeza rero nukavuge gutyo azakarorere izagerekeza ahandi ntabwo ifite icyerekezo ifite ibyerekezo bine urumva ndakumva sawa rero none icyo navugaga rero ntabwo nabwira ngo kubita inkoni zamba ntabyo byari gukorera kubwiriza inkiko cyo gukora kandi ntabwo biri mu byanjye nakora ariko context y'abari abajama sibyo Sandrine umuntu utakubwiye ngo yagiye kwiba ngo ajye kugura ikibanza ngakubwire ngo yagiye kwiba kugira ngo atoroke kubera agize kuri ya visa igihugu iwe kugaruka kereka niba nabo barimo akagenda muri angle ya sport akagaruka mu yindi angle ya sport yego ubwo hasasigara hakora itegeko ariko hadakoze itegeko akora amarangamutima nabarekura nkabwa ntimuzongere none se muri kurusu y'amagare bamwe mu rishyiramo ry'amagare Ferguson nta timu yindi yagiye mu Bwongereza umupapa agashyiramo n'umudamu wiwe abantu bakaza no kubaza batari ku mudamu we aba muri siporo nawe y'amagare yego batari ko ntabwo ari kuri sagice y'abagenda atari ko sagiye n'ubundi aba muri diru y'amagare nawe ubwo aragitivo nanabikora ibirenze biri hese uko byarangiye nuko nyine byakoreye ahantu haba ordre nka kuri hari dressing ndende y'abasirikare n'amategeko utaca ku ruhande ariko burya hari ibibazo byakemukira mu gikari bikamera nka byabyaye bafurira mu gikari ako nagiye mbona abantu bavuga amasha ati RDF bagiye bagenda ku mategeko ati ntikinishwa ati ibi ngibi ni ukwereka na isomo ikerekana ko ramune hejuru y'amategeko none se RDF uvuga gutyo nakubwiye ngo ingeri zose usanga zaranyuze imbere y'amategeko mapeti buri kimwe cyose urumva ariko RDF idakinishwa harimo n'abofisiye babiri bayikinishije ntabwo rero RDF yazange bwira abasivile ngo ntimuzadukinishe harimo n'abayo abo bandi buririyo nibishaka kwereka abo mu gisirikare kwidakinishwa sibyo ifite ibyo yabwira abasivile ntimuzadukinishe abasho turadiringa kwacu urumva ari ibyo ngibyo yari kure bari abasivile kareka sikagubona bari abasirikare kuko uwishe itegeko arizi simubyiga mu mategeko ahanwa byisumbuye kuko ababikoze nkana uwo uri umugeshi urimo kwereka abana ko baza n'ubukebebe muri ministeri aho nakubaza kabiri umusivile rwose mugari tumurika migu manika amaguru hariya numva bizicyuye baguha iponjo kera akose navuga ari ibintu bitari byo kera hari igihe nyine wakoraga nk'amakosa bakakwambika ikoti ry'imvura rimwe ry'ishashi ugafunga bote neza ukambara umukandara nk'umusigaro ugiye ku rugamba ubundi ushaka ukareba mu kirere nk'umunsi wose nk'uko izuba ryo mu kwa karindwi iyi nkunda yisubiramo kameramani yumva wowe ukoze amanyanga uri umusirikare yego bavuze ati ambara neza nk'ugiye ku rugamba kuva kuri bote hariho na bote z'izuba wenda utambaye butine uburyo zakorohereza shyiramo funga neza funga umukandara mu nda funga mwiriregezaho ingofero yawe cyangwa mwiriregezaho kubuza kureba mu zuba shyiramo bere baya bere izi ngofero z'amabereti ziba zikoze mu kintu kimeze nk'ipamba urumva ziza umuzenguruko nyine bahengeka gutya yego okay shyiraho mbega ambara nk'umuntu mbega ugiye mu mvura kuri patrouille mu mvura ubundi ugenda ujya murebe hejuru umunsi wose sha cyangwa ari ikibazo gikomeye nawe nawe guteye ubwoba fata nk'iri zuba turiho ntawe ugukozeho kirakomeye jya hariya kuri smartel ya ku kiwanja urumva kandi wagwana atagukoze ariko bikaba bikomeza gukoraho ubundi wiganirire n'Imana hari abantu bitwaga barapi nyine babaga baguhagurukiye urumva arapi ni regiment police mu Rwanda bakibaho bakagucunga sasa rero bari abasivile nabo nabambika ikoti nkabarebesha mu zuba iminsi 2 kwamanikisha amaguru hejuru oya amaguru wapi kukwambika ikoti ibintu bishyushye nk'ibyo mu birunga ku zuba jahari ariko ntuhave izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis
Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.